tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubwo duherukana nakubwiye uko Ezira yasomye amategeko ya Mose imbere y'iteraniro rinini ry'Abisirayeli. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kwinjira mu gice cya 9 mu gitabo cya Nehemiya, aho batubwira uko Abisirayeli binjiye mu gihe cy'ububyutse budasanzwe nyuma yo gusomerwa amategeko y'Imana. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana usemerera Samirana usemerera imani yakicyubahiro. Samirana usemerera imani yakicyubahiro. Samirana usemerera imani yakicyubahiro. Ngira ngo uribuka ko igihe twariho twiga igitabo cya Ezira nerekanye ibitabo bitandukanye bifite ibice 9 bikomeye. Muri ibyo bitabo nakubwiye ko harimo igitabo cya Ezira igice cya 9, Nehemiya igice cya 9 na Danieli igice cya 9. Ibi bice bya 9 nubwo ari byo mu bitabo bitatu bitandukanye, byose bivuga ibyerekeranye n'ububyutse. Noneho reka dusobanure neza ijambo ububyutse. Iri ni ijambo ryakunze gutera urujijo kandi abantu bakaryumva nabi. Ni ijambo risobanura guhemburwa. Iri jambo kandi risobanura gusubira ibuntu. Bivuga uburyo umuntu ashobora gusa nkaho ari ku musozo w'ubuzima ndetse yenda no gupfa, adafite ibyiringiro byo kubaho, hanyuma kongera agahemburwa agakira. Paulo yavuze ibyerekeranye no kuzuka kwa Kristo mu rwandiko yandikiye Abaroma igice cya 14 ku murongo wa 9, maze yerekana neza ko Kristo yongeye gusubizwamo ubuzima. Haravuga ngo icyatumye Kristo apfa akazuka ni ukugira ngo abe umwami w'abapfuye n'abazima. Uyu murongo usobanura neza ijambo ububyutse. Mu by'ukuri ijambo ububyutse rikoreshwa gusa ku bizera, kuko tubona ko abizera bashobora kuba mu buzima bubi mu buryo bw'umwuka, hanyuma bakaza guhemburwa n'imbaraga z'ukuri. Uko niko ijambo ububyutse rikoreshwa muri iki gice cya 9 mu gitabo cya Nehemiya. Nyamara nzi ko abantu benshi bakunze kuvuga ko ububyutse bisobanura ko ngo ari igihe abantu baba bafashe icyemezo cyo kuza kuri Kristo. Ariko nshuti yanjye, ububyutse batubwira muri iki gihe bivuga kubizera Imana n'uburyo bagize umutima wo kwihana bakongera kugarukira Imana. Muri iki gice cya 9 mu gitabo cya Nehemiya tubona ukuntu Abisirayeli binjiye mu gihe cy'ububyutse. Icyo gihe kikaba cyarabanjirijwe no gusoma ijambo ry'Imana. Kubigaragara, Abisirayeli bakomeje gusoma ijambo ry'Imana nubwo ntazi igihe barisomye uko kingana. Umwanditsi Ezira yasomeye Abisirayeli ijambo ry'Imana ahagaze ku gatuti haherereye no ku irembo ry'amazi. Nuko abantu bararira cyane kandi bakora igisa nk'ikiriyo, kuko batari barigeze kumva ijambo ry'Imana kuva mbere hose. Berekanye ko imitima yabo itsinzwe cyane. Iki cyabaye igihe kidasanzwe mu Bisirayeli, kandi ijambo ry'Imana rituma abantu bagira icyo bakoze. Bakimara gusomerwa ijambo ry'Imana, Abisirayeli basobanukiye ko bari baragiye kure y'Imana no kure y'amategeko yabo. Mu gitabo cya Ezira tubona ko na Ezira ubwe yakozweho n'ijambo yari basoma. Nshuti yanjye, tugomba kumenya ko nta handi ububyutse bushobora guturuka atari mu ijambo ry'Imana. Nk'uko nabivuze mbere hose, Dwight Moody yatekerezaga ko ububyutse buzabaho nyuma y'igihe cye.
ari ububyutse buzaturuka mu gusoma ijambo ry'Imana. Ntekereza ko abavugabutumwa bakiri bato b'iki gihe bari bakwiye kwita cyane ku ijambo ry'Imana bigisha kurusha kwita ku buryo bigishamo iryo jambo n'amarangamutima bakoresha basobanura ijambo ry'Imana, kuko ibyo atari byo bikwiriye kugira ngo habeho ububyutse. Ndagira ngo urebe ibyo Imana yakoreye Abisirayeli. Fata Bibiliya yawe dusomere hamwe muri Nehemiya igice cya 9 kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 2. Haravuga ngo: nuko ku munsi wa 24 wo muri uko kwezi Abisirayeli baraterana biyiriza ubusa, bambara ibigunira bitera n'umukungugu. Urubyaro rw'Abisirayeli bitandukanye n'abanyamahanga bose, barahagarara batura ibyaha byabo no gucumura kwa basekuruza. Abisirayeli bihannye ibyaha byabo n'ibya basekuruza babo. Muri Nehemiya igice cya 9 ku murongo wa 3 baravuga ngo: bahagarara ukwabo bamara igice cya 4 cy'umunsi basoma mu gitabo cy'amategeko y'Uwiteka Imana yabo, n'ikindi gice cya 4 batura ibyaha byabo basenga Uwiteka Imana yabo. Ijambo ry'Imana niryo ryeretse Abisirayeli ko ari abanyabyaha. Kwiyiriza ubusa, kwambara ibigunira no kwisiga ivu byerekana ko bemeye by'ukuri ko ari abanyabyaha. Inshuti yanjye, kwihana gukurikirwa no kuramya Imana. Muri iki gihe usanga urubyiruko ruseka cyane abasaza ngo kuko batazi ibigezweho, kandi ku ruhande rumwe abasore ndabumva kuko bazi ibigezweho rwose, ariko uru rubyiruko bahindukiriye ijambo ry'Imana bakarisoma. Ntekereza ko byabacisha bugufi kandi bakihana ibyo basekuruza babo bakoze, ariko mbere ya byose uru rubyiruko babanza kwihana ibyaha byabo. Nshuti yanjye, jye nawe nta kindi kintu dushobora gukora tutarabanza kwatura ibyaha byacu, kandi niwumva ko nta cyaha ufite cyo kwatura, nakugira inama yo gusoma ijambo ry'Imana. Abana ba Isirayeli bamaze igice cya 4 cy'umunsi bariho basoma ijambo ry'Imana, nuko bakora icyo ijambo ry'Imana ryariho ribasaba, batura ibyaha byabo. Nshuti yanjye, ntabwo ushobora kumanura ijambo ry'Imana ngo urishyire ku rwego rwo hasi nk'urwo uriho. Mbabazwa nuko abantu benshi bariho bakora ibisa bityo. Ikindi nanone ukwiye kumenya nuko udashobora kugera ku rugero rwo gutungana ngo ube watungana nk'uko Imana itunganye. Niba ari ukutekereza, ndakubwira uyu munsi ko uriho wibeshya. Bibiliya iravuga ngo nituvuga yuko ari nta cyaha dufite, tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Aya magambo yanditse mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 1 ku murongo wa 8 n'uwa 9. Nshuti yanjye, nusoma Bibiliya uzabona ko uri umunyabyaha, kandi numenya ko uri umunyabyaha uzakenera kwatura ibyaha byawe. Kwatura bisobanura kwemera icyo ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwawe, ukarekeraho gutanga impamvu ugira ngo werekane gukora neza kandi kukiranuka. Kwatura bishingira ku byo umuntu aba yakoze n'ibyo aba yatekereje. Ibyo nabyo bikaba ari byo byitwa icyaha. Iyo dukoze dutyo tuba twatuye ibyaha byacu, kandi Imana niyo kwizerwa kuko ihora yiteguye kutubabarira. Ngira ngo uribuka ko mu cyumba cyo hejuru Yesu yogeje ibirenge by'abigishwa be. Ibyo ni nabyo kandi Imana iri gukora uyu munsi. Iburyo bw'Imana mu ijuru Kristo ariho arakora umurimo wo kutweza. Nshuti yanjye, ntabwo ushobora gutembera mu mihanda y'iyi si ngo ubure kugira ibitekerezo byanduye, cyangwa ngo amaso n'amatwi byawe ntibyandure. Ngiyi impamvu rero tugomba kujya imbere y'Imana tukihana. Ubwo Pasika yari imaze kurangira, bamaze kurya ibya Pasika, Yesu yarahagurutse atangira koza ibirenge by'abigishwa be. Iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 13 ku murongo wa 8, dusanga harimo amagambo avuga ngo: Petero aramubwira ati, reka, ntabwo nzemera na hato kunyoza ibirenge. Yesu aramusubiza ati, ninakoza ntacyo tuzaba duhuriyeho. Uyu munsi hari abantu benshi bashaka gukorera Imana, ariko batari kugendera mu mucyo w'ijambo ry'Imana. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 1 ku murongo wa 6 n'uwa 7 haravuga ngo: nituvuga yuko dufatanyije nayo tukagendera mu mwijima, tuba tubeshye tudakurikiza ukuri. Ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo iri mu mucyo, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Inshuti yanjye, ikibazo ntabwo ari uko ugenda, ikibazo ahubwo ni ahantu ugenda. Icyo nicyo cy'ingenzi. Niba ugenda mu mucyo w'ijambo ry'Imana, ntabwo ushobora kujya kure y'ubwiza bw'Imana, kuko ijambo ryayo rizajya rihora rikwibutsa kwatura no kwiyeza buri gihe. Niba atari ibyo, Imana irakubwira ngo ninakoza ntacyo tuzaba duhuriyeho. Nutemera kwatura kubw'ijambo ry'Imana,
nta busabane uzashobora kugirana n'Imana. Nuko rero abana ba Isirayeli bamaze 1/4 cy'umunsi bariho basoma Bibiliya, bamara ikindi 1/4 cy'umunsi bariho batura ibyaha byabo. Vernon McGee avuga ko igihe yari amaze kwigisha ku rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ngo yabonye amabaruwa menshi agera kuri 12 y'abantu bamwandikiye bamubwira ko mbere batemeraga ibyo umukozi w'Imana yavugaga. Umwe muri bo kandi yabwiye Vernon McGee ko hari n'igihe yigeze kumva amwanzi. Vernon McGee rero avuga ko aba bantu bamwandikiye batigeze batura ibyaha byabo ngo basabe imbabazi, nubwo yizera ko ari byiza kuvugana n'uwo wakoshereje cyangwa wamucumuyeho. Icy'ingenzi nshaka kuvuga hano nuko ijambo ry'Imana ryakoze kuri aba bantu bandikiye Vernon McGee, kandi nawe nizera neza nashidikanya ko ijambo ry'Imana niri gukoraho uzahita watura ibyaha byawe imbere y'Imana. Iyo niyo nzira yonyine rukumbi yo kugera ku bubyutse. Noneho nizera ko nyuma yo kwatura ibyaha, kandi ntekereza ko kwatura kw'Abisirayeli buri wese yabikoze ku giti cye. Abisirayeli batuye ibyaha byose bari barakoze. Ku munsi wa Pentekote, Petero ntabwo yazanye ububyutse ngo ahaguruke avuga uburyo yihakanye umwami Yesu. Dr. Luka na Paulo bombi batubwira ko umwami Yesu yiyeretse Simoni Petero mu buryo bw'ibanga. N'Abisirayeli nabo bagombaga kugira ibihe byabo byihariye byo kwatura ibyaha byabo. Ntabwo ushobora koga imbere y'abantu. Tekereza rwose ko utabitinyuka. Uko rero ni nako tudashobora kwatura ibyaha byacu imbere y'abantu. Bigomba gukorwa mu ibanga. Simoni Petero yatuye ibyaha bye mu ibanga, kandi nizera neza ko ibyaha bye byakuweho burundu. Kwihana imbere y'abantu ntabwo ari byo byerekana ububyutse, ndetse no muri iki gihe cyacu siko biri namba. Tugomba kumenya ko tudashobora kwitandukanya n'abandi. Ndagira ngo umenye yuko Nehemiya yavuze yuko Abisirayeli bahagurukaga batuye ibyaha byabo maze bakavuga ngo twaracumuye. Ni ingenzi cyane kumenya uburyo Abisirayeli batuye ibyaha byabo, kuko natwe bidufitiye umumaro. Ububyutse rero butangira ku muntu ku giti cye. Hari abantu benshi bakunze gutekereza ko uwitwa Charles Finney yavugaga ashingiye ku marangamutima. Nanjye niko nabitekerezaga, ariko naje gusanga atari byo. Charles Finney yavuze ko ububyutse atari igitangaza, ahubwo ko hari ibisabwa kugira ngo umuntu yinjire mu gihe cy'ububyutse. Ushobora gushushanya uruziga maze ukinjira muri urwo ruziga, hanyuma ukavuga ngo Uwiteka ububyutse bwanjye mbutangiriye muri uru ruziga. Kandi ndakubwiza ukuri ko aho nyine ari naho hahita hatangirira ububyutse. Eliya ni umwe mu bagabo bazanye ububyutse, kandi muri Bibiliya hariho n'abandi bagabo benshi bubahirije ibisabwa bagera ku bubyutse mu gihe cyabo. Abisirayeli nabo bakoze ibishimwa maze buzuza ibisabwa kugira ngo binjire mu gihe cy'ububyutse, kandi muri iki gihe Abisirayeli bahaboneye umugisha cyane. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Samirana, 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 Usemera. Samirana, 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 Usemera. Samirana, 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana,
muri Nehemiya igice cya 9 kuva ku murongo wa 4 kugera ku wa 5 baravuga ngo maze Yoshua na Bani na Kadimiyeli na Shebaniya na Buni na Sherebiya na Bani na Kenani bahagarara ku rwuririro rw'Abalewi batakambira Uwiteka Imana yabo n'ijwi rirenga. Abalewi Yoshua na Kadimiyeli na Bani na Shabuneya na Sherebiya na Hodiya na Shebaniya na Petahiya bahera ko baravuga bati nimuhaguruke muhimbaze Uwiteka Imana yanyu uhereye kera kose ukageza iteka ryose. Izina ryawe ry'icyubahiro rihimbazwe kuko ari izina risumba gushimwa kose no guhimbazwa kose. Uku kwatura ibyaha kw'Abisirayeli ntaho guhurira no kubikora ku karubanda, aho usanga umuntu ahagurutse imbere y'abantu agasaba iteraniro ryose kumutega amatwi akababwira uko yari umunyabyaha. Kandi ibi nabonye ari byo abantu bashingiraho bavuga ko umuntu yahindutse rwose. Nyuma yo kumva ijambo ry'Imana, Abisirayeli batuye ibyaha byabo nuko bahimbaza Imana barayishimira. Ibyo nibyo natwe tugomba gukora. Mbega ukuntu dukwiriye gushimira Imana mu materaniro yacu kandi tukayihimbaza. Umupasitori umwe yigeze kubwira mugenzi we uburyo amateraniro yo mu mibyizi ku itorero ryabo ngo arambirana, kubera ko bahora basenga ibintu bimwe buri cyumweru. Nuko ubwo hari ku wa 3 wa mupasitori yiyemeza ko batasengera ibyifuzo bari basanzwe basengera, ahubwo yuko yumva byaba byiza bahimbaje Imana. Uyu mupasitori yabikoze atya ahamiriza abantu ko ari bwo buryo bwiza bwo kuzana ububyutse mu itorero ryabo. Nshuti yanjye, iyo dutangiye guhimbaza no gushimira Imana tukavuga uburyo yera kandi ari nkuru, ibi bizana ububyutse mu materaniro yacu. Muri Nehemiya igice cya 9 ku murongo wa 6 baravuga ngo ni wowe Uwiteka, ni wowe wenyine, ni wowe waremye ijuru n'ijuru risumba yandi n'ingabo zaryo zose, n'isi n'ibiyirimo byose n'amanyanja n'ibiyarimo byose, kandi ni wowe ubeshaho byose n'ingabo zo mu ijuru zirakuramya. Inshuti yanjye, mbese waba warigeze guhagarara ku nkombe y'inyanja cyangwa ikiyaga ngo urebe uburyo imivumba ibiteragana ku bitare biri mu mazi? Mbese iyo ubibonye bigutera kuramya Imana? Mbese iyo uri mu ishyamba hagati ukareba uko ibiti bihungeza n'umuyaga, ntacyo bikubwira ngo bigutere kuramya Imana? Nigeze kunyura mu mashyamba yo muri Nyaruguru mu ntara y'Iburengerazuba bw'igihugu cyacu. Mbega ukuntu hasaga neza! Ubwiza bw'ayo mashyamba nabonye byaranteye kuramya Imana mutima wanjye. Imana ni umuremyi, niyo yaremye ibi biti byose tureba. Imana niyo yaremye isanzure. Muri Nehemiya igice cya 9 wera ku murongo wa 7 kugera ku murongo wa 10 aravuga ngo ni wowe Uwiteka ya Mana yatoye Aburamu ukamukura muri Uri y'Abakarudaya ukamwita Aburahamu. Wabonye umutima we ari uwo kwizerwa, usezerana nawe isezerano ryo kumuha igihugu cy'Abanyakanani n'icy'Abaheti n'icy'Abamori n'icy'Abaferizi n'icy'Abayebusi n'icy'Abagirugashi, kandi ko uzajya hano urubyaro rwe, kandi ibyo warabishohoje kukukiranuka. Hanyuma ubona kubabara kwa basogokuruza bari muri Egiputa, wumva gutaka kwabo ko ku nyanja itukura, werekanira ibimenyetso n'ibitangaza kuri Farawo n'abagaragu be bose no ku bantu bo mu gihugu cye bose, kuko wari uzi yuko babagiriraga nabi kubera ubwibone, nuko wihesha izina ryogeye nk'uko rimeze none. Abisirayeli bahimbaje Imana kubera ukuntu yari yayoboye basekuruza babo mu kahise. Bahaye Imana icyubahiro kubera ukuntu yitaye kuri Aburahamu kandi ikamusezeranya Kanani kuba igihugu cy'isezerano. Abisirayeli bahimbaje Imana kubera ukuntu yabakuye mu gihugu cya Egiputa ikabayobora ibanyujije mu butayu mu buryo bw'igitangaza, kandi muri icyo gihe cyose igakomeza kubarinda. Inshuti yanjye, mbese ujya wibuka gushima Imana kuko uri umuturage w'iki gihugu cyiza cy'u Rwanda? Nshima Imana cyane kuko yemeye ko mvukira muri iki gihugu kandi ko n'inkomoko yanjye iri kuri ubu butaka bw'u Rwanda. Birakwiriye ko nawe ubishimira Imana. Shima Imana cyane kuko ndi umunyarwanda, kandi n'abantu bo mu gihe cya Nehemiya bashimiye Imana kuko bari Abisirayeli. Abisirayeli bamenye ko Imana ari umuremyi wabo kandi ko ari nayo mucunguzi wabo, nuko bashimira Imana kuko yabacunguye igakura basekuruza babo mu gihugu cyo muri Egiputa. Nshuti yanjye, kuba umunyarwanda no kuba utuye muri iki gihugu cy'u Rwanda ni ibintu bibiri jye nawe twari dukwiriye gushimiramo Imana. Imana ni umuremyi kandi isanzure turimo ni iyayo. Turashima Imana kubw'ibyo. Ikindi kandi tugomba gushima Imana nuko yadukijije. Ariko se nshuti yanjye,
waba warabwiye Imana kuyikunda? Ni ukuri rwose birakwiriye ko uyibibwira. Witegereza ko ku cyumweru mu gitondo hagera, kuko n'aka kanya aho uri hose ushobora guhimbaza Imana, kuko ari we dukesha imigisha yose. Imana ni umuremyi wacu, yampaye buri kimwe cyose, cyaba igifatika cyangwa icyo mu buryo bw'umwuka. Shimira Imana kubw'ibyo. Ikindi kandi Imana yarankijije ubwo nari umunyabyaha. Mbega ukuntu binkwiriye kumushimira, mbega ukuntu Imana yacu ari igitangaza. Samirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Samirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, 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 usemerera. Samirana, 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 usemerera. Imana yabicyubahiro. Samirana, 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 usemerera. Samirana, 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 usemerera. Muri Nehemiya igice cya 9 ku murongo wa 34 na 35 haravuga ngo, kandi n'abami bacu n'abatware bacu n'abatambyi bacu n'abasogokuruza ntibitondeye amategeko yawe, kandi ntibumvaga ibyo wategetse n'ibyo wabahamirije. Bari mu bwami bwabo, bakabona kugira neza kwawe kwinshi, bakaba mu gihugu kigari cyera cyane wabihereye. Ntibagukoreraga kandi ntibarikaga imirimo yabo mibi. Inshuti yanjye, ndagira ngo urebe ukuntu Imana yahaye umugisha igihugu cya Isirayeli. Nyamara abami baho, ibikomangoma, abatambyi n'abatware baho ntibigeze bumvira amategeko y'Imana. Imana kandi yahaye umugisha u Rwanda, ariko abatubanjirije ntibigeze bumvira ijambo ry'Imana, ari ryo Bibiliya. Bituma bene Kanyarwanda bicamo ibice, maze bamwe bahinduka abanzi b'abandi. Inshuti yanjye, dufite byinshi byo gushimira Imana, nyamara abatubanjirije baracyakomeza gucumura, kandi natwe ab'iki gihe turacyakomeza gucumura. None se koko Imana izihangana kugeza ryari? Muri Nehemiya igice cya 9 ku murongo wa 36 haravuga ngo, none dore turabaretwa n'igihugu wahaye basogokuruza, ngo batungwe n'imbuto n'ibindi bintu byiza byo muri cyo tugihatswemo. Abisirayeli bamenye ko urubanza rw'Imana rwari rubariho. Mbese urubanza rw'Imana ruzaba kuri iki gihugu cyacu? Nshuti yanjye, ntekereza ko ntaho tuzahungira urubanza rw'Imana. Muri Nehemiya igice cya 9 kuva ku murongo wa 37 kugera kwa 38 haravuga ngo, kandi icyo gihugu gihesha inyungu abami washyiriyeho kudutegeka tuzira ibicumuro byacu, ndetse bafite n'ubutware ku mibiri yacu no ku matungo yacu ko bashaka. None dufite umubabaro cyane. Ubwo bimeze bityo byose, turasezerana isezerano ridakuka, turyandike. Abatware bacu n'abalewi bacu n'abatambyi bacu barishyireho ikimenyetso. Ubusobanuro bw'ijambo isezerano tuzabona mu gice gikurikira. Kandi buri mutware wese wo muri Isirayeli yasabwe gukora isezerano rye ku giti cye, kandi icyo gihe abantu basabwa kumvira ijambo ry'Imana. Nshuti yanjye, niriye sezerano wagiranye n'Imana? Nakunze kumva abantu bavuga ngo ntibazigera bashyira umukono ku isezerano iryo ari ryo ryose, cyangwa ngo basezerane gutanga ifaranga ryabo, kuko batakwishoborera gusohoza bene ayo masezerano. Nshuti yanjye, wanyemera nkakubwira ko niba uguze inzu cyangwa ikintu cyose usabwa kuzishyura nyuma y'igihe runaka, ugomba kugira ahantu ushyira umukono wawe. Ntabwo nzi impamvu usanga abantu bashyira umukono ku masezerano runaka mu bijyanye n'ubuzima busanzwe, ariko ugasanga bagira ubwoba bwo kugirana amasezerano n'Imana. Nshuti yanjye, ndakwifuriza kudatakaza igihe cyawe rwose. Uyu ni umwanya mwiza wo kugirana amasezerano n'Imana. Mbega ukuntu abantu benshi bananiwe gutera iyi ntambwe, nyamara birengagije ko Imana ari inyembabazi. Nidushaka gukorana nayo, izazikorane natwe rwose. Mu gice cya 10 mu gitabo cya Nehemiya,
batubwira uko Abisirayeli bagiranye amasezerano n'Imana, bashyize umukono ku masezerano yabo n'Imana. Nshuti yanjye, mbese waba waragiranye amasezerano n'Imana? Mbese hari icyo wasezeranyije Imana? Amasezerano ni ikintu gikomeye cyane, ariko nizera ko Imana iba ishaka ko dukorana nayo mu buryo navuga buri seriye. Muri iki gice cya 10 mu gitabo cya Nehemiya, tubona ko Nehemiya n'abatambyi 22 ari bo bavugwa mu mirongo ya mbere. Nibo babimburiye abandi gushyira umukono ku masezerano bagiranye n'Imana. Abalewi banditse amazina y'imiryango yabo ku masezerano. Nanone kandi mu rutonde rw'abagiranye amasezerano n'Imana tubonamo abatware 44. Nshuti yanjye, mbere y'uko nsoza ikiganiro cy'uyu munsi, ndashaka kukubaza iki kibazo. Mbese hari isezerano waba waragiranye n'Imana? Imana yo yarangije byose ubwo yatangaga umwana wayo Yesu Kristo ngo isi ibone agakiza. Muri Kristo niho amasezerano n'ubuhanuzi bwose byuzuriye. Igisigaye gusa ni wowe ubwawe ugomba kwemera kugirana isezerano n'uwo mwami Yesu cyangwa ukamwihakana. Ariko icyo nakwifuriza ni ukumwemera. Reka dusenge. Mwami Imana, ndagushimiye cyane kuko watugize abana bawe binyuze mu rupfu rwa Yesu Kristo umwana wawe ukunda. Uyu munsi ndasengera uyu mugabo, umugore, umusore n'uyu mukobwa bataragirana nawe isezerano, ngo bahitemo kandi bemere icyo uriho babwira muri kano kanya, hanyuma bizere icyo wabakoreye ku musaraba, maze bagirane isezerano nawe ridakuka ryo kwinjira mu muryango mushya w'abana b'Imana. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndagushimiye cyane nshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha n'ingaruka nzakubwira uko Nehemiya yazanye impinduka mu Bisirayeli nyuma y'uko bari bamaze kugarukira ijambo ry'Imana kandi bakagirana na isezerano ryo kuzayumvira. Ngaho amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.